Nitwa Twizeyimana Marius, nkomoka mu karere ka Ngoma, ahahoze ari umurenge wa Rukira, yahoze ari intara ya Kibaho. Ndi umunyeshuri muri kaminuza yigenga y'Abadivantisite b'Abalayiki b'umunsi wa karindwi inirake, mu magambo y'impine. Nkaba ndi umuhuzabikorwa wa ARG mu ishami rya inirake ya Kigali. Genocide iba wari ufitiye imyaka ingahe? Genocide iba nari mfite imyaka 6. Urabyibuka se? Ukuntu byagiye muri make tubibuka. Zirangiye waje gusanga ari wewe wenyine wasigaye, waje gusanga hari abandi bavandimwe byagiye wasanze bimeze gute? Naje gusanga ari njyewe bari kubera ko nari mfite ibikomere bya Genocide, ntabwo nabashije kwiga ku gihe nk'uko byari bikwiye. Nageze mu mwaka wa 4 bitangira kugenda byanga, nkarwara umutwe ariko simenye ibyo ndwaye. Nyuma njya muri secondaire, ndangije primaire njya muri secondaire tronc nigira ku kigo cyitwa Aspeke y'Ikibungo. Mu mwaka wa 2 niho byabaye bibi, aka kaboko mureba kaje guhinamirana gutya, kongera kurambuka akaba paralyze. Icyo gihe nkarwara umutwe udakira, nza guhabwa transfer n'abadokiteri b'Abashinwa ku bitaro by'Ikibungo. Icyo gihe ko nari nanze ko bambaga hano ku mutwe, mfite n'inkovu, nanze ko bambaga, bavuga ko nasaze, bampa transfer ijya Indera. Ngeze Indera amara umwaka. Icyo gihe amasomo yari yahagaze, ariko nta kibazo na kimwe nari mfite cy'uburwayi bwo mu mutwe, usibye ko nabaraga umutwe. Nyuma hari umudokiteri yitwaga Dr. Christine, niwe wampaye transfer njya kuri Faisal. Uwa Faisal nahamaze nanone imyaka 3 urwaye. Ariko kumwe abanyeshuri badusura bakazana bo muri ARG, ubwo ndashaka kugira ngo nze kubuzana kimwe bambajije. Niho bansuraga bakanzanira ako kakayi nkabasha kuba nasoma. Ndibuka ko nagiye gukora tronc ntarizi, usibye kuba narasomye utwo tuntu, ariko mbasha kubona amanota. Icyo gihe farge yasabaga kugira ngo mbe nakomeza. Nza gukomereza muri Marius Secondary School hano i Remera mwaka wa 4. Ariko mbere yuko nza muri Marius nabanje kujya kwiga i Nyanza. Muribuka ibintu byariho by'ingengabitekerezo ya Genocide. Turi muri dorotwari barangwira ari nijoro, bangwiriye nahise nongera ngira ikibazo iyi side ku kuboko, kandi n'ubusanga ariho harwaye. Biba ngombwa ko nzi Kigali njya kwivuza, maze kwivuza faje nsaba ko nashaka irindi shuri. Niho nagiye komereje muri Marius Secondary School. Yihagera nahise ntorerwa no kuba umuhuzabikorwa wa ARG muri Marius Secondary School mu mwaka wa 4. Kuva mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa 6 nayoboraga ARG hariya. Hanyuma mbihuje n'ibyo wambaza ngo se ARG ya secondaire na ARG ya kaminuza, urumva biri amahire kuko zombi wazi. ya secondaire. Icyo gihe abantu twari dukunze umuryango cyane. Ubona umuntu ukavuga uyu ni mukuru wanjye, uyu ni papa, uyu ni mama, uyu ni mushiki wanjye, yewe yaba yabyaye ukavuga ngo nabonye umwishywa cyangwa se nabonye uwo mbereye se wabo. Yego no kuri ubu birahari, ariko ntabwo bikiri cyane nka mbere. Gusa hari ibyaterwaga yuko mwari abana nyine, urumva yari abana urumva turiya ni papa ni mama, nyine ya mitekerereze ya cyane. Bari ntibifitanye isano. Ntabwo navuga ko bifitanye isano cyane, kuko gusa nanone sinahakana ko nta sano bifitanye, kubera ko umuntu agenda akura agenda haza ibindi bintu mu buzima bwe bishobora guhindura. Hari ubuzima bw'imibereho umuntu aba abayemo no mu isi turimo igendana n'iterambere, bigatuma umuntu yihugiraho. Ugasanga rero kuri ubu ngubu kugira ngo umuntu akure nka cya gihe cya mbere, aho nta bindi bintu wabago, yego twari duhangayitse, ariko nta bindi bintu watekerezaga byinshi. Niba warurezwe mu muryango cyangwa se wirera, waramenya uti ubundi ku ishuri, cyangwa uzaguma ku ishuri ukamenya uti ku ishuri ubuzima bwanjye buzakomereza aha ngaha. Rero ugasanga muri icyo gihe nkurikije nuko nagiye mbona nagize amahirwe yo gufashwa na ARG ya kaminuza. Icyo gihe yari ihari mu gihe nari mu bitaro, ko bari bafite umuntu nibura ku munsi uza kundeba. Icyo gihe ARG yari muri Kist
ya famille, ntabwo nibuka izina rye ariko yari yowe n'umuntu witwa Marite. Baransuye cyane igihe nari mu bitaro n'abandi kuri Faisal. Ubwo rero iyo mbigereranije mbona bo bari bafite urukundo kurusha, kuko niba umuntu yarafataga no mu gihe nagize agahenge nkasubira ku ishuri agafata itike akava i Kigali akansanga i Kibungo ko ndi ku ishuri muri segonderi, ni ikigaragaza ko bari bafite urukundo kurusha ubu ngubu. Wenda bishobora kuba ari iterambere tugendamo cyangwa se ari ubuzima bugenda buhinduka bigatuma magambo ubuzima bugoye abanyamuryango nibwo butuma umuryango ukoka. Ndabyemeza. Urakoze. Hanyuma rero ubu wiga mu kangahe? Ndi mu mwaka wa gatatu, niga imicungire y'abakozi, human resource management. Kaminuza igira ibyayo. Abana bo muri ARG muri kaminuza babayeho bati mubayeho mute? Ibihe bibazo muhura nabyo bikemura mute? Mu by'ukuri abana bo muri ARG muri rusange muri kaminuza ndavuga iyanjye kuko ariyo ndimo nk'iyanjye. Dufite uburyo twashyizeho dukemurirana ibibazo. Hari inkunga leta yatugeneye. Utaragira uburyo mu bikemura ni ibihe bibazo by'ibanze? Ibibazo by'ibanze bitatubona by'ingutu. Icya mbere ni icumbi y'abanyeshuri muri kaminuza, cyane cyane nk'iri mu mujyi nk'iyo nigamo iniraki ya Kigali, ni icumbi ry'umunyeshuri. Kabiri ni ibibazo bijyanye n'ihungabana ku banyamuryango bacu. Icya gatatu cy'ingutu gihari ni abanyamuryango bacu bacishiriza ishuri. Ikibazo kigendanye n'ihungabana kuri iki gihe cyane ndibanda kuri kaminuza wenda ndimo nanayobereye umuyobozi muri ARG, nuko kuri iki gihe urebye ihungabana riri gufata indi ntera kandi mu bantu bamaze gukura. Bamwe hari ukuntu bajya bavuga ngo hari ababibonye n'abatarabibonye. Turabafite abo bombi. Hari ababibonye ibyabaye, Genocide yabaye uko yabaga, uko yakorwaga, babibonye. Hari n'abatarayibonye, ariko noneho ubu bose barahuye turi kumwe. Hari imbogamizi rero ihari kuri ubu ngubu, nuko abari abanyamuryango bombi ko ari babiri, umwe araba ntabyo azi, hari n'undi wabibonye. Ariko wa wundi wabibonye ugasanga sinzi uburyo ndibusobanure, ariko usanga muri we hari ikintu gihinduka, ugasanga ubushobozi bwo kuba yatekereza ikindi ahubwo akumva yahura mu bintu byo kumva yagirana amakimbirane na mugenzi we, cyangwa se akumva uramwanze. Niba umubwiye ikintu akumva uramwanze. Tuvuge akumva ngo si kubera iki ngo bariya abana mu duhuza nabo batazi ibintu. Ese kuki uriya mwana ashobora kumbera umuyobozi nta kintu azi? Ikibazo noneho ni ikibazo kuko niba kuko tugomba kurerana, nicyo hahereje yabereyeho kugira ngo dufashanye no mu kurerana. Niba wa mwana ari we uboneka kenshi akaba abaye umubyeyi we n'urugero wa famille, iyo agiye kubwira wa muntu kuko akuze ntabwo amwumva, kandi wenda message dushaka gutambutsa tukagira ngo tubinyuze muri wa mubyeyi. Ugasanga rero bibaye imbogamizi zo kugira ngo na message itambutse ntiyumvikanye, kubera ko wa muntu atumva wa muri uko ikemubwira ategeza kibona. Birabahungabanya se? Kuduhungabanya aho kuduhungabanya ni gute? Usanga iyo urebye wenda nk'urugero nk'urubuga nkoranyambaga tuba duhuriraho, niho wenda ubirebera ukareba uburyo barimo bandika ya WhatsApp group ya kaminuza ya ARG. Ugasanga uko ibi bintu barimo bavuga, ukareba ko abantu harimo ikibazo cy'ihungabana. Ni ukuvuga ngo ibyo agenerwa byose nk'umugenerwabikorwa aba yabibonye, ugasanga nanone akeneye ibindi bya mirenge. Ikindi nanone nshobora kuvuga ko biduhungabanyaho ni uko wa muntu kuri ubu ngubu wa wundi nkubwira kuba cyane cyane kuba amaze gukura bari kuza kwiga bakuze, araza atagiti atari ukwiga yishakira ya buruse, kandi ya buruse ntabwo ariyo turimo urusumba ni kagafaranga leta yatugeneye ko gafasha umunyeshuri mu gihe ari ku ishuri ari kwiga. Impamvu mvuze ngo mu gihe ari ku ishuri, hari umunyeshuri uza yoherejwe na leta kuko aje kwiga, yamara kugera ku ishuri agahita yifatira iki akiyandikisha
akaziga nk'amasomo nkangahe ntuzongere kumubona, wajya kureba muri famiye ukamubura, famiye bayibaza ati twaramubuze telefone yayikuyeho, yakoma ngo ka gafaranga kaje kaza yiruka ndashaka ka gafaranga. Ibyo rero kugira ngo nanone usanga wamubaza akakubwira ati njye mfite abo ngomba kwitaho n'iki, mwamusura mugasanga ntawe n'ubundi ari wenyine, cyangwa kaza imbere niho bavuga ngo abantu benshi bahita biyahurira mu biyobyabwenge, ntabwo nahakana ko batagihari n'ubu ngubu nubwo bakuze barahari. Rero icyo gihe kuri njye nkabona ko turacyafite akazi gakomeye, yaba twebwe nk'abanyamuryango baheje cyangwa se undi muntu wese wacitse ku icumu wabashije nibura kuba yagira aho agera, ko twafasha abatarabyumva ndetse n'abarumuna bacu kubasha kubyumva neza, kugira ngo tumenye ejo heza hazaza se turahatwara gute, turabigenza gute kugira ngo tubashe gufashanya. Niba naho dushaka kwerekeza umuryango cyangwa se natwe kugira icyerekezo tugeraho, ibyiza wowe wakize icyo gikomere cyo kuba warahungabanye, cyo kuba waragize ibyo ubona, gerageza ufashe na bagenzi bawe bakiri muri kiriya kibazo cyo kuba hari izindi mbogamizi bafite muri bo. Ni ikintu nakorewe bwa mbere, naravuye narakize, ndiga, nkora ibintu byose nk'umuntu muzima, ndiga nk'abandi, mbayeho nk'abandi, mbonye mu muhanda ntabwo wamenya ko ari njye wacyagiye. Icyo rero ni icya mbere nanone nshimamo leta yadukoreye kandi kidufasha kwiteza imbere. Icya kabiri ni uburezi. Uburezi leta yaduhaye, kuko iyo tutaza kugira leta itwitayeho ntabwo twari kubasha kuba tugeze aho tugeze, cyangwa mbi nabasha kwigurira ishati aka kanya. Kuba nigurira ishati aka kanya si uko wenda leta impa amafaranga, nuko ahubwo yampaye bwa bumenyi nkura mu ishuri. Marius w'imyaka 7 iri imbere cyangwa se 10 nishaka irembo Nyagasani kandi nzi ko azaremba. Icyo mwifuzaho ni iki? Uzaba afite aho yigejeje, ashobora nibura kugira abantu 10 afasha, ko nanjye kuba nabayeho mfashijwe n'abandi, haba mu bitekerezo, haba mu buryo bwa finance n'amafaranga. Nanjye rero icyo cyerekezo usibye ko nabona nabitangiye nta kazi mfite gafatika, ntabwo ndagafite, ariko birakabigenda biboneka, ariko n'ibyo birakwa bifite maze kugeramo umwana umwe nibura ufashe iki? Ufashe kugura ishuri, kugura imyenda no kumenya imibereho abana bawe. Turagushimiye.